barahari ntabwo ari jyewe jyenyine bagende rero mu cyumba cy'abana aho basanzwe bigira ari abakuru ari abatoya abigisha barahari kandi inyigisho zateguwe nazo zirahari. Haleluya. Nongeye kubasuhuza mfite ibyishimo byinshi cyane. Ubwa mbere nshimira korali yacu ihagarara mu rusengero ikamera nka wa muhanuzi Reverend wacu aherutse kutubwira ati nimunshakire umuntu ucuranga inanga kugira ngo mpanure. Korali yacu Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubaha imbaraga n'ubushake bwo kuririmbana ibyishimo. Haleluya. Ku bashyitsi baje badusura uwo mufite imbere ugiye kubasangiza ijambo ry'Imana ni Reverend Daniel Kanyandekwe, umunyamerika uturuka muri Afurika mu Rwanda kandi maze igihe hano. Nishimira rero gusangira ijambo ry'Imana namwe uyu munsi. Mbere yaho reka tubanze twishyira imbere y'Imana twese, nubwo haciye amasengesho menshi ariko reka nanjye mbaragize Imana kugira ngo iri jambo tugiye gusangira rize guhaza imitima yanyu. Uwiteka Imana igira neza, ndagushimira uyu mwanya wongeye kumpa. Ni umwanya w'igiciro gikomeye cyane, ni umwanya tudakwiye gupfusha ubusa. Mbanje kwisengera kugira ngo amagambo yanjye atabara yanjye mu bwenge no mu mutima wanjye gusa, ahubwo aba amagambo aturuka mu ijuru abwira ubwoko bwawe bwera kugira ngo bumenye uburyo bugukurikira no gukorera. Bana natwe ndetse dusabiye henshi hirya no hino hari abadashobora kubona uko basenga nkatwe baterana ngo bumve ijambo nk'iri. Uwiteka nabo umwuka we wera abagenderere mu buryo bwawe, mu bushobozi bwawe, kugira ngo bahumurizwe kandi bazagera igihe bajye baterana bagushima. Nuko bana natwe rero aka kanya turakwihereje, tugaburire kugira ngo duhazwe nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hari amagambo badusomeye n'amagambo dukwiriye kwitaho cyane mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30 niyo duheraho, ntabwo ariho tuza guhera ariko ni amagambo shingiro tuza gukomeza kwibwiraho no gusesengura kugira ngo tumenye icyo ubushake bw'Imana bwatugeneye uyu munsi. Iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri cyanditswe n'umugabo wayoboye ubwoko bw'Imana witwa Mose. Abayobora imyaka igeze kuri 40 yose bazerera mu butayu bagendagenda kugeza aho bageze. Noneho atangira kubigisha ati mwebwe mugiye kwambuka, ariko dore ibyo umwami Imana antegeka kubasigira kugira ngo muzabone uburyo bwo kubaho neza muri kiriya gihugu kandi muzahagirira imigisha. Rero hano yarateruye ababwira ati kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atari ayo kukunanira kandi atari ayakure ngo utayageraho. 12 ntari mu ijuru ngo ubaze uti ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. 13 kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Haleluya. Aka gace k'aya magambo ndavuga agace kuko hari igice kinini ubwacyo. Rero iyi mirongo igera kuri 4 iratubwira ko nta rwitwazo uwo ari we wese muri twe akwiriye kugira, nk'uko bariya babwirwaga ko nta rwitwazo. Iyo amategeko aza kuba ari mu ijuru bari kuvuga bati nta mababa tugira, amategeko ari kure, uyaduhari kure,
ntabwo dushobora kumugeraho keretse hagize ugenda akayatuzanira, nuko tukabona kuyumvira. Arongera aravuga ati aya mategeko ntabwo ari hakurya y'inyanja. Inyanja ni amazi menshi cyane umuntu adashobora koga, bimwe bita mu kizungu ngo ni swimming. You cannot swim in a sea, in an ocean. Ntushobora koga ngo ujye hakurya, ahariyo abantu bashobora kuba boga, abanyafrika baba barashyiriye hano muri Amerika. Ariko ntawe ushobora koga ngo agere hakurya y'inyanja. Nicyo Mose yashaka kuvuga, ababwira ati hakurya y'inyanja ni kure, ahari mwari kugira urwitwazo iyo ayo mategeko aba hakurya y'inyanja. None nta rwitwazo mufite, ayo mategeko ari mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uyumvire. Hano hari abantu bajya bagira ibibazo byinshi. Mu bibazo abantu bibaza ku by'agakiza, hari abantu bavuga bati ese ko muvuga ko Yesu Kristo ari umwami, ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, utamwizeye nta bugingo buhoraho afite? Mbere ya Yesu uwapfuye ataramwizera, ataramumenya, bizagenda bite? Uwo yararimbutse cyangwa? None se ko dushimye abambere ya Yesu, hari ibyo bari bigishijwe mu mategeko mu gihe cya Mose, ariko uwapfuye ababayeho Mose atarabaho bagapfa bakagenda, abo ngabo baciriweho iteka byararangiye? Icyo kibazo Pawulo yagikemuye mu Baroma igice cya mbere, muzahasome mukirangize. Aravuga ngo nta rwitwazo bafite, kuko n'ibyaremwe bihamiriza abo mu isi yuko hari Imana umuremyi. Ariko ntibitaye kuri uwo muremyi, ahubwo bitaye ku biremwa, baba ari nkabyo bagira imana zabo, noneho bareka kureba umuremyi. Rero ibyo bibazo bitatu ni ukuvuga ngo niba turi mu gihe cya Yesu Kristo, ariko tugashyira iruhande kwa kwizera gukiza ngo tumwakire, urubanza ruzaducirwa binyuze kuko twamenyaga inzira y'agakiza ntituyiteho. Iyo ntizabazwa umuntu utaramenye Yesu. None niba ataramenye Yesu mu gihe cya Mose hariho amategeko, uwo muntu Pawulo aravuga ati azacirwa urubanza hakurikijwe ya mategeko, kuko yayamenye, ntiyige ngo amenye ko hari icyo Imana imushakamo cyangwa imushakaho akayashyira iruhande. Ariko hari n'utarayabonye. Utarayabonye we bizagenda bite? Nawe afite icyo Imana izamubaza. Kubera iki? Imana irema umuntu ntabwo yamuremye nka monkey cyangwa nk'ifarasi, cyangwa ntiyamugize nk'inkoko, ntiyamugize igisiga. Ndavuga ibiremwa mu bifite ubuzima bishobora guhumeka bikarya bikabaho gutyo. Imana ntabwo umuntu yamugize nk'inyamaswa. Abo bantu ngo bazacirwa urubanza bakurikije umutimanama, the conscience. If you don't know Jesus Christ, you knew the law. If you didn't know the law, you have your conscience. Nuko nguko Imana izaca urubanza. Bigarutse kuri iri jambo rero ngo itegeko ry'Imana cyangwa iri jambo ry'Imana rikuri bugufi cyane, nta nubwo ari bugufi gusa, rikuri bugufi cyane, kuko riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe kugira ngo uryumvire. Umwuka wera w'Imana ari kubiba, dukwiriye gutega amatwi kugira ngo tumwumvire. Ari kubiba ndetse akabiba anyujije no mu bana bato. Mwumvise uriya mu mama watanze ubuhamya bw'umwana, nibwira ko ari umwuka wera wari uri kumuvugisha, cyangwa se wari uri kumwiyereka. Arareba abona ubukene bw'itorero, amenya ko ari umwana mutoya w'imyaka
hafi 7, amenya ko itorero rikeneye urusengero ruhagije. Umwuka wera ari kubiba. Reka abibe no mu mutima wawe kugira ngo ukorere Uwiteka nk'ufite ijambo rikuri hafi. Haleluya. Umwuka wera agomba kubiba, kabiba no mu mutima w'abaririmbyi nk'uko turi kugenda tubireba, kandi ijambo ry'Imana rirababwira ngo ntabwo riba ari kure, riba ari hafi. Nta rwitwazo, niko iki gice cyatubwiye. Ku cyumweru gishize mwumvise ubuhamya bw'uriya mumama w'umukecuru waje hano imbere akagira icyo ageza ku itorero mu buhamya bwe, mu byo yizera. Ikintu yavuze tutakwireguza nuko yabwiye ati, kwa Yesu nutigererayo, ntugire ngo papa azakugirayo, ntugire ngo mama azakugirayo, ntugire ngo mukuru wawe cyangwa undi wundi azakugirayo. Kwizera, kwiringira, ukagira uko kwizera gukiza ni ku giti cyawe. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rikuri bugufi, ndetse ni bugufi cyane, riri no mu mutima wawe. Rero Mose yarakomeje yigisha abantu, aza kubabwira ibyo bagomba gukurikiza. Ku murongo wa 15 haravuga ngo, dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza, n'urupfu n'ibibi, kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe, no kugenda mu nzira ikuyoboye, no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire. Haleluya. Kugendana n'Imana ntabwo ari ugupfa kugenda gusa ngo uvuge ngo kuko abandi barimo nanjye reka njyemo. Nta nubwo ari ugukurikira nka kumwe intama ikurikira izindi gusa, ariko nayo burya ibizi ko igiye kurisha byibura. Ni ukuvuga ngo abantu bagiye guhabwa igihugu, baragiye ariko bumve amategeko, bumve n'amateka y'Imana, kugira ngo batazasubira inyuma bakajya gusenga ibigirwamana basanze muri icyo gihugu. Ariko umugambi w'Imana wari wo kugira ngo babeho kandi bagwire. Kubaho ni ukugira ubuzima. Hari ubuzima bwa hano mu isi, ukagira ibyo kurya, ukagira inzu utahamo, ukagira imyenda wambara, ukagira ubuzima bwiza, warwara ukabona icyo wifuza. Aho ni ukubaho. Kugwira ni ukuvuga ngo Imana yari yarahaye Aburahamu kiriya gihugu imubwira iti, nzagwiza urubyaro rwawe ku buryo ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ahangaha bagombaga no kugwira kubw'imigisha. Yari imigisha kugira ngo Imana ibagwize, bature igihugu bacyuzure. Ariko kutumvira ariya mategeko cyangwa se kutumvira itegeko ry'Imana byashoboraga kubazanira ibyago, kuko Imana yarabwiye ngo imbere yanyu hari ubugingo, ariko hari n'urupfu. Icyo ni ikintu bagombaga kugenda bazi. Rero bahawe integuza. Turebye ku murongo wa 17 haravuga ngo, ariko umutima wawe nuteshuka ntunyumvire, ukoshya ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera, uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka. Ntimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo guhindura. Kakantu ko guhindura karagaruka ngo, uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, n'umugisha
n'umuvumo. Ariko nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Yosuwa yaje guteranya bariya b'Isirayeli nyuma mbere yo kugira ngo bambuke, arababwira ati muhitemo kuzakorera Uwiteka, ariko n'iyo mutamuhitamo, jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. Iryo ni ijambo ryacu uyu munsi, ngo jyewe n'inzu yanjye nzakorera Uwiteka. Ririya jambo ryo guhindura ryavugaga iki? Ni ukuvuga ko Abisirayeli bagombaga kugenda ababanyi babo b'abanyamahanga bakabahindukiza bakizera Imana, bakamenya ko gusenga ryabuye baconze bakarishushanyamo ikintu cy'ikibumbano ntazi batagomba kukikubita imbere kuko ibuye ni ikiremwa. Bakamenya ko bya bindi babazaga mu giti noneho bakabipfukamira bakabisenga, bakamenya ko ari ibibazwa by'imirimo y'intoke z'abana b'abantu, bakabireka. Noneho Isirayeli ikabereka umugisha, ikabereka Imana itanga ubugingo. Nguko uko bagombaga guhindura igihugu. Birumvikana ko hari abagiye aho kugira ngo bahindure igihugu kirabahindura, kuko hari abami baje kubonekana mu gihe cya Yeremiya. Cyane cyane hari umwami wabonekanye afite imana z'ibigirwamana yarunze mu byumba bye, kandi Yeremiya ntabwo yamutinye kuko ari umwami. Yaramubwiye ati icyo ni icyaha kizira muri Isirayeli. Ariko icyo gihe byanatumye Isirayeli isenyuka. Muri ibi bihe dufite ibiduhindura aho kugira ngo duhindure isi, duhindure igihugu Imana yaduhaye. Ibidushuka cyangwa se ibyadushuka byenda kuduhindura ni ibihe? Mu buzima twagiye tunyuramo hari ibyo twita iterambere. Iterambere riri kugenda rifite umuvuduko ntazi. Iyo unabirebye ntabwo uravuga utese iyi si izagarukira he? Ubu ngubu abantu bari kwibaza ahazaza h'umurimo w'intoke z'umuntu. Kera industries zitangira kuza, abantu bikoresherezaga amaboko bakajya guhinga mu mirima, babyitaga ni nka ferme cyangwa hacienda, sinzi niba ari iki Spanish, ariko ni ibirima binini cyane bisanzuye abantu bajya gukoreramo bagahembwa. Hari n'imirimo yo gukoresha amaboko, bagakora nk'imashini, iby'imashini zakoraga bakabikoresha amaboko. Imashini ziraza, zije abantu barataha bajya kuba abashomeri mu rugo, kugeza aho bashoboye kwiga bamenya gukorana na za mashini. Ibyo byaraje, haza utundi tumashini two mu nzu, two mu biro bita computer, ordinateur. Izo nazo zisimbura ba secrétaire bamwe bandikaga na cya kimashini kivuza urusaku. Sinzi niba hari abavuba ntabwo muzizi. Ni mashini bahondaga, akirirwa honda n'intoki ugasanga hari intoke zacitse amabavu, bayitaga dactylomechanique. Ariko haje ka ordinateur, ni ugukoraho gutya gusa umurimo ugatungana, ndetse ugakora umurimo washobora gukorwa n'abadactylographe nk'ijana nk'amagana ngahe, ordinateur ikabiguhereza uwo mwanya. Iryo ni iterambere. Abadactylographe hari niba hari abakiriho simbizi, ibyabo ibyiyo generation byararangiye. Ibyo tugezemo nabyo biteye inkeke. Ese bizaduhindura cyangwa tuzabihindura? Hateye ibintu bita amarobot. Robot iraza, nabanje kuyibona aho nakoraga mu ruganda rukora inzugi z'imodoka. Bashyiramo amarobo aho nta bantu bari bagikeneye, ubwo abahakoraga baratashye. Hari ahandi mu cyayi naho hari aho twigeze gukora, dupakira ibyayi n'amaboko yacu, dutora ububogisi dushyira ahantu kuri palete. Bazana amarobo barinstara, nuko barayuzuza.
ubwo amarobo niyo yirirwa aterura, ubona gihindukira cyongera gihindukira, kiterura gishyira hariya, kandi iconga neza, irakora kurusha umuntu. Abakoraga aho ngaho baratashye. Hari ibindi bita ngo ni artificial intelligence. Rubyiruko, be careful. Biri guhindura imibereho y'abantu, bizahindura imibereho y'abantu. Sinzi niba tuzaba tugihagaze nk'abakristo bashobora guhindura igihugu, cyangwa niba igihugu kigiye kuduhindura. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo muri icyo gihugu mujyanwamo no guhindura. Ubanza ngo hari roboti noneho zisigaye zibyara abantu, mwuka byaramwe. Narumiwe, narabyumvise, sindabimenya, ariko hari amavideo berekana, niba ari fake niba ari byo, ngo abantu basigaye batwitisha za roboti zikabyara abantu. Hari igihe bazanatubwira bati ya Mana muvuga ko yaremye abantu ni igifeke, ntayibaho, dore ntabwo ari umuntu ubyara gusa, dore nimba imashini twakoze bishobora kubyara umuntu akabaho agatembera agahumeka nk'uwabyawe n'umumama. Iki gihugu turimo cyangwa se iyi si turimo, dufate ingamba hakiri kare nizo kugendana n'Imana, kugira ngo isi ibyo twita iterambere bitazatuvana ku gakiza, tukava mu gakiza, tukava mu kwizera gukiza tukajya kwizera iby'isi, kugira ngo aho gusenga Imana cyangwa se aho kujya twizigira twiragiza Imana, usange twayobeye mu kwizera tekinoloji. Turi kumwe? Nyaboneka iyi si irahinduka. Niba ihinduka ntikaduhindure, ariko mureke tuyihindure. Aba bantu bahawe inshingano yo kuvuga ngo mujyanwe mu gihugu. Natwe ntabwo twavukiye si iwacu, kiretse abana bato bagifite imyaka ingahe mikeya, ariko abandi twavukiye hanze, twaje duturuka ahandi. Niba twaraje tugomba guhindura iki gihugu, tukaba urumuri, tukakibwira ko Yesu ari umwami n'umukiza, kandi utamwizeye ntabwo wizeye ubugingo bundi. Ngo uyu munsi uhawe iryo tegeko, ntabwo ari iry'ejo. Uyu munsi ni wo wawe. Umunsi aho Bibiliya ivuga ngo uyu munsi, umva ko uyu munsi ari wo wawe, kuko ejo ntubizi. Ejo simbizi uko buzacya bimeze. Uyu munsi uhumeka ugatambuka ndetse ugasirimba bigakunda, uyu munsi ni wo wawe. Akira Yesu Kristo, cyangwa se fata ukomeze ikiganza cya Yesu Kristo, uvuga uti sinzamuvaho nubwo isi yahinduka. Nubwo isi yahinduka ntabwo ngewe izampindura, ahubwo nzayihindura. Hari abantu bahawe ijambo ry'Imana, cyangwa se bahawe integuza y'Imana, they received God's warning and they didn't care. Tibabyitaho. Uwa mbere ni Adamu na Eva umugore we, Imana yabahanishije kuva muri Edeni. Aba kabiri turavuga Kayini umuhungu wabo, Imana yamugize inzererezi, a homeless. Hari abo mu gihe cya Nowa birirwaga bamuseka bati kano gasaza karasaze. Umuntu yubaka ubwato ku musozi, umuntu ufite ubwenge buzima akubaka ubwato ku musozi, azabugendamo, buzabyara amababa, amapine, bizagenda bite? Ariko bahanishijwe umwuzure. Abaturage b'i Sodomo na Gomora bashatse guhemukira abashyitsi, babwiwe ijambo na Loti, arababwira ati aba ni abashyitsi, ni abashyitsi bera, si n'abashyitsi basanzwe, ntimubagirire nabi. Baranga, ahubwo urugi bashaka urumumeneraho, ariko ingaruka zabo zabaye umuriro. Hari umwami Sawuli yanze kumva ijambo ry'Imana, kandi Imana yaramuhaye ingoma y'ubwami, ariko byagezeho Imana yamwambuye bwa bwami, Dawidi
ahabwa intebe. Muribuka Yona yahawe ijambo ry'Imana ngo ajye kubwira abantu, ababwire ko nibatihana bazarimbuka. Yona yanga kumva, ati wakwigira Tarshish ngahunga Imana, ahari ikibazo cyaba kibonewe umuti. Yagiye kwibona ari mu nda y'ifi. Mutekereze mu nda y'ifi uko hari hameze, ibintu ifi iba yariye, ibyatsi, udusimba n'ikiba yamize. Yona akabona nibyo aryamyemo mu gifu cy'ifi. Ntabwo byari bimworoheye nawe, uretse ko ibyo ari byo byose Imana yamugize igikoresho. Bwa butumwa yangaga ni hahandi arabujyana. Uyu munsi ni uwawe. Nudashaka guhindura isi, Imana izagira kwihindura ku buryo bwayo, ariko ntibizaburaho kugiraho ingaruka. Ananiya na Safira banze kumvira ijambo ry'Imana, bajyana ikinyoma mu rusengero. Muzi uko byabagendekeye. Ntabwo babayeho kubera ko babeshye umwuka. Ijambo ry'Imana rituri bugufi, ndetse riri no mu mutima wacu, kugira ngo turishikameho, turyumvire, tujyane naryo, kandi dukomerere mu gakiza. Ntabwo ndi butinde ku magambo. Ay'ingenzi ni uko ijambo ry'Imana, kubera ubuntu bw'Imana, kubera urukundo rwayo, ntabwo itureka, ntabwo igira ngo twigireyo kugeza aho turinda kuba abo nakwita akahebwe. Niyo mpamvu ku murongo wa 20 havuga ngo, ndahera gato ku murongo hejuru, nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Hitamo ubugingo ubone kubaho n'urubyaro rwawe, ubone kubaho muri Amerika iri guhinduka. Ariko ndashimira Imana, twarasenze. Hari igihe narindi imbere yanyu mvuga nti hagiye gutorwa wa perezida, kandi jewe ndi mu Republican, muzantorera umukandida kuko afite imigambi byibura akora akanavugamo ijambo ry'Imana, agashyiramo umurongo wa Bibiliya. Umva, ndashimira Imana ko iki gihugu Imana yaduhaye perezida witwa Trump. Afite amakosa ndabizi, ariko hari ibintu byinshi ari gukosora. Gusa dumusengere kugira ngo nawe Imana imukoreshe, atazakosoza igitugu cyangwa ngo akosore mu buryo burenze hari ubwo ubukwiriye, ibintu bikaba byagenda nabi. Ariko dushimira Imana ko hari ibyari biremereye ndetse bishobora no kuremerera abakristo ari gushyira mu buryo. Haleluya. Duhindure igihugu, ntikizaduhindure. Ngo ukunde Uwiteka Imana yawe, uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ariyo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha. Haleluya. Iri jambo bararihawe. Twese mu nkambi nta utarasengaga ngo Imana izamuvane mu nkambi z'ivumbi z'ibiki byose, ubuzima twabagaho bukomeye, ngo umuntu abonereye installation. Twarahageze. Ko twahageze turi kuhakoresha iki? Cyangwa turateganya kuhakoresha iki? Mbese umwuka wera ari kubiba mu mitima yacu tukabyakira? Zaburi ya 95 umurongo wa 8 haravuga ngo, uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye, ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye i Meriba no ku munsi w'imasa mu butayu. Dawidi yari kwigisha abantu ababwira ko ijambo ry'Imana rikwiye gucengera mu mitima yabo, ntibinangire nk'uko basekuruza binangiraga.
natwe hano muri Amerika biratureba, niryo jambo dushobora guhabwa n'uyu munsi. Ntitumere nka ba sogokuruza bacu uko babagaho. Ntabwo bose bari bakijijwe. Wari ufite sekuru cyangwa nyirakuru wakijijwe agira Imana, ko bavuye muri Afurika dukuze. Cyakora nashoboye kubona hari sogokuru ubyara mama na nyogokuru ubyara mama bari barakiriye agakiza barabatijwe. Hari nyogokuru ubyara papa nawe yari yarakiriye agakiza arabatizwa. Ariko sogokuru wanjye yapfuye ndi umwana sinakubeshya, niba yari yarigeze abatizwa sinakubwira, ariko ubuzima yabagaho Imana niyo ibuzi. Ntabwo namucira urubanza, ni umubyeyi wa papa, ariko ni ukuvuga ngo uko yabagaho ngewe nkwiriye kubaho ukutandukanye nako, kuko nzi ko hari ibitubahishaga Imana. Ngo ntimukamere nka ba sokuru igihe bari mu gihugu cyangwa se ku musozi wa Meriba na Masa, hamwe bitotomberaga Imana ikarinda kubaha amazi asharira. Haleluya. Kwizera gukiza turaguhabwa cyangwa se turakwerekwa. Reka turangirize ku ijambo riri muri Yohana igice cya 3, turasoma ku murongo wa 18. Reka mpere kwa 17. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Haleluya. Twagiriwe ubuntu. Imana ntabwo igihaniraho ngo yohereze inkuba cyangwa se yohereze imyuzure cyangwa yohereze umuriro uhita urimbura. Ku bwa Yesu Kristo uwakoze icyaha ahabwa umwanya wo guca bugufi akihana kugira ngo adacirwaho iteka. Noneho kuri 18 ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Haleluya. Ngayo nguko icyo dusabwa uyu munsi ni ukugira ukwizera gukiza. Ijambo ry'Imana niri hakurya y'inyanja ngo tuvuge ngo ntawuza ushobora kwambuka ngo rituzanire, ariko noneho indege zaranabonetse, niyo ryabayo nta rwitwazo twagiraho ko umuntu yafata indege akagenda akarizana rikatugeraho. Ahari haturushya ni mu ijuru, tutazi hareshya gute, ariko noneho icyo kibazo Imana yaragikemuye. N'uwari uri mu ijuru yaramanutse kugira ngo iryo jambo ritugereho, ni Yesu Kristo. Murabona ko ibi bice ahari biruzuzanya, biratanga. Yohana aratanga igisubizo. Haha ni mu ijuru tutagiraga, Yesu yavuyeyo araza. Byavuzwe kandi nyuma y'imyaka 1250 mbere yuko Yesu aza. None dore wa wundi wavuye mu ijuru, Imana yakemuye ikibazo, araza kugira ngo twebwe tubone ubugingo buhoraho binyuze muri kwa kwizera gukiza. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kugurutisha umucyo, bitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe ku Mana. Haleluya. Sinzi buri wese afite imirimo ye, afite ibitekerezo bye, afite amagambo ye, buri wese afite ikintu ashobora gukora ntihagire ukimenya. Umudiyakoni ntakimenye, umupasiteri ntakimenye, umuturanyi wawe w'umukristo mu bana ntabimenye, ariko Imana iravuga ngo abakora biriya bitashobora kujya mu mucyo kubera ko ari iby'umwijima, nibo ijambo ry'Imana rivuga ko
batizeye uriya mwana w'ikinege wavuye mu ijuru kugira ngo tumwizere tubeho. Ijambo ry'Imana rituburira riratubwira uyu munsi ngo muhitemo ibyiza mubeho, muhitemo Yesu Kristo mubeho. Reka duhitemo Yesu Kristo, umwuka wera abibe mu mitima yacu kugira ngo tubeho. Haleluya. Shalom aleichem. Amena. Twumvise icyo